Mugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu tuzira umwanya makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'umwembwe ikirere Meteorology Rwanda giye kuyabagezaho nitwa Umuhoza Janet. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu kirere kizaba cyifashe mu Rwanda umunsi w'ejo ndetse no ko kizaba cyifashe muri Afrika y'Iburasirazuba muri rusange. Umunsi w'ejo tuzarubyuka dufite ibihe by'ibicu byiganje ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga. Ahenshi ibyo bicu bizagenda bigabanuka bibe ndetse n'ibicu biringaniye. Naho umuyaga uzafite icyerekezo cy'amajyaruguru y'Iburasirazuba. Naho mu masaha ya mugitondo mu majyepfo bazarangwa n'ibihe by'ibicu biringaniye. Naho ku masaha ya mugitondo mu burengerazuba naho bazarangwa n'ibicu biringaniye. Igipimo cy'ubushyuhe hasi kizaba kingana na degrees Celsius 10 kizagaragara mu karere ka Nyabihu. Abandi bazaba ari hagati ya degrees Celsius 10 ndetse na degrees Celsius 14. Naho mu majyaruguru naho bazarangwa n'ibihe by'ibicu biringaniye kandi ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga. Igipimo cy'ubushyuhe hasi kizaba kingana na degrees Celsius 11 kizagaragara mu karere ka Musanze. Abandi bazaba ari hagati ya degrees Celsius 11 ndetse na degrees Celsius 14. Iburasirazuba naho bazabyuka bafite ibihe by'ibicu biringaniye. Ibyo bicu bikaba nta mvura nabyo bizatanga. Naho igipimo cy'ubushyuhe hasi kizaba kingana na degrees Celsius 13 kizagaragara mu karere ka Kayonza. Abandi bazaba ari hagati ya degrees Celsius 13 ndetse na degrees Celsius 15. Naho mu mujyi wa Kigali natwe tuzabyuka dufite ibihe by'ibicu biringaniye. Naho igipimo cy'ubushyuhe hasi kizaba kingana na degrees Celsius 15. Ku masaha yo ku gicamunsi tuzakomeza tugire umucyo ndetse tugire n'ibicu biringaniye. Ibyo bicu nta mvura bizatanga. Naho igipimo cy'ubushyuhe hejuru mu majyepfo kizaba kingana na degrees Celsius 26 kizagaragara mu karere ka Kamonyi. Naho iburengerazuba nabo bazakomeza bagira ibicu biringaniye nabyo bidatanga imvura. Naho igipimo cy'ubushyuhe hejuru kizaba kingana na degrees Celsius 26 kizagaragara mu karere ka Rusizi. Mu majyaruguru nabo bazakomeza bagira ibihe by'ibicu biringaniye ku masaha yo ku gicamunsi. Naho igipimo cy'ubushyuhe hejuru kizaba kingana na degrees Celsius 24 kizagaragara i Gakenke ndetse n'Rulindo. Mu burasirazuba naho bazakomeza bagire ibihe by'umucyo. Naho igipimo cy'ubushyuhe hejuru kizaba kingana na degrees Celsius 28 kizagaragara i Nyagatare ndetse na Gatsibo. Mu mujyi wa Kigali natwe tuzagira ibicu biringaniye. Naho igipimo cy'ubushyuhe hejuru kizaba kingana na degrees Celsius 26. Tugiye kurebera hamwe uko ikirere kizaba cyifashe mu Rwanda muri minsi itanu ikurikira ndetse no muri Afrika y'Iburasirazuba. Muri minsi itanu ikurikira harateganywa kuzarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga uretse umunsi wo kuwa kane hateganywa kuboneka imvura nkeya y'utujojoba mu bice byo mu burengerazuba. Ariko iyo mvura ni nkeya ntago ifatika. Naho muri Afrika y'Iburasirazuba nabo bazakomeza barangwe n'ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura uretse ibice bimwe na bimwe bizagira imbeho. Naho mu Rwanda ejo mu gitondo izuba rizarasa saa 11:56 za mu gitondo rirenge saa 12:02. Murakoze mugire umugoroba mwiza.